Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kuwakereje magharibi agasanga imamu yatangiye gusenga al-isha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe gukereza isengesho n'icyaha mu byaha ndenga kamere, ntibinakwiye kumwemera Imana ko akereza isengesho keretse afite impamvu mu mpamvu zifatika, nahiyo ibyo ngibyo atabikoze no kuvuga ngo akereje isengesho nta mpamvu ifatika afite, icyo gihe abagiye mu muryango w'uburyarya, kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nawe wavuze ngo alladhina hum an salatihim sahun, babandi amasengesho yabo bayakora uko biboneye nta gaciro bayahaye, bityo abo ngabo bari indyarya, na nyagasani aturinda uburyarya. No mu byaha ndenga kamere nko kuba umuntu yaba urugero afite urugendo agashaka kugira ngo asenga ageze yajya, cyangwa se afite ibyo ari gukora agashaka kubirangiza vuba vuba, cyangwa ari mu birori akagira isoni zo gusenga wenyine, cyangwa se gucicishiriza ibirori ngo abanza akora isengesho, ibyo ngibyo ni haramu muri Islamu, niyo ngiyo ntago ari impamvu mu mpamvu z'Ubuislamu. Ariko aramutse afite impamvu zemewe, urugero nk'urugendo rugeze ku burebure bw'urugendo, cyangwa se uburwayi, cyangwa kwibagirwa n'izindi mpamvu, ahangaha ntacyo bitwaye. Iyo ageze aho agiye gusengera cyangwa se yibukiye isengesho agasanga imamu yinjiye muri al-isha, uyu nguyu arimo ibice. Igice cya mbere ni uwinjiye mu musigiti igihe cya al-isha cyageze, batoye adhana, wenda iswali ibura nk'umunota cyangwa se iminota ibiri ngo itangire. Uyu nguyu aba agomba guhita atangira magharibi vuba vuba, hanyuma imamu yatangira isengesho, urugero uyu nguyu yarangije rakaye imwe cyangwa ebyiri, uyu we agakomeza akarangiza isengesho kugira ngo yinjire n'imamu mu isengesho. Igice cya kabiri ni ugusanga imamu yatangiye isengesho aricyo cyabarijweho n'ikibazo. Uyu nguyu usanze imamu yinjiye mu isengesho rya al-isha, cyangwa se abayisilamu barangije gukima iswala bahagaze ku mirongo, uyu nguyu atangirana isengesho na imamu, we agashyiraho niya isengesho rya magharibi, kubera ko gukurikiranya amasengesho nk'uko akurikirana ni itegeko ry'Imana, ni n'umurongo w'Islamu. Unasenze isengesho mbere y'irindi ubizi ubishaka, iryo sengesho wasenze mbere y'irindi riteshwa agaciro, rigata agaciro. Abamenyi bakagaragaza ko naryo yindi wasenze bwa kabiri naryo yita agaciro. Bityo umuntu aramutse urugero wenda aje agasenga al-isha mbere yuko asenga magharibi, ahangaha abamenyi bagaragaza ko uyu muntu ayo masengesho yose agomba kuyasubiramo, agomba gusubiramo magharibi, anyiza kongera agasenga al-isha kugira ngo ayashyire ku murongo, kubera ko nyagasana avuga ati inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, mukuri amasengesho kubemera Imana yashyizwe mu gihe cyagenwe, no mu gihe cyagenwe ni n'urukurikirane rwagenwe rushingiye ku bihe, bityo niyo bikerejwe bigomba gushyirwa ku murongo nk'uko byashyizwe ku murongo. Ntibyigeze binagaragara ku ntumwe y'Imana cyangwa se ku basangirangendo cyangwa ku bandi bamenyi ko hari uwasenze isengesho mbere y'irindi abiza bishaka. Iyo habayeho kwibagirwa byo aba ari ikindi kibazo cyo kwibagirwa, icyo gihe bifatirwa umuryango wo kwibagirwa no kwishyura, hanyuma ariko iyo ubizi uba ugomba kuyashyira ku murongo. Ahangaha ikibazo kiza iyo uyu nguyu ageze kuri raka ya gatatu, imamu agiye guhaguruka kuri raka ya kane. Ahangaha abamenyi babigaragaza ko uburyo ari bubiri. Uburyo bwa mbere nubwo kwicara kuri atahiyatu, igihe imamu hagurutse agiye gukora raka ya kane, wowe ukaguma kuri atahiyatu ukamutegereza kugeza igihe ari buze kuhagusangira, agakora nawe atahiyatu, agatora salamu, mugatorera salamu hamwe, hanyuma warangiza ugahaguruka ugakima iswala, ugatangira isengesho rya al-isha, kubera ko iryo rangije ryari magharibi. N'ubu buryo nibwo buryo bwiza bushyigikiwe na dalili nyinshi cyane kuva ku ntumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zigaragaza imigisha n'ibihembo by'ijama ko harimo no kurangizanya na imamu isengesho, hanyuma uburyo bwa kabiri nubwo kuba yaba ageze kuri raka ya gatatu we agahita yihutisha atahiyatu, agatora asalamu, yarangiza agahita yongera agahaguruka akinjirana na imamu muri al-isha, bityo agasenga nawe yaba ari raka imwe cyangwa se ibice bya nyuma bisoza isengesho rya al-isha, kugira ngo abone iyo jama nanone al-isha. Ibi ngibi bamwe mu bamenyi babona ko nabyo ntacyo bitwaye, kandi ko nabyo byakoreshwa by'umwihariko nk'iyo umuntu wenda anihuta cyangwa se ataribone indi jama asengana nayo, ko ubu buryo yabukoresha, ariko ubwiza kurushaho ni bwa bundi bwa mbere. Wallahu a'lam.